Ndabasuhuje nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ngiye kubabwira inshuti zigera muri 5 udakwiriye kuba ugikorana nazo, ukwiriye kuba waratandukanye nazo kera. Ni inshuti zitumunga, zituma tutagera ku iterambere ryacu. Akenshi tubana nazo, nanjye mbana nazo, ariko ntabwo tubizi. Uyu munsi rero ngiye kuguhishurira ibanga, uzajya witegereza nusanga inshuti ufite zimeze nk'izi ngizi ngiye kubwira aha ngaha. Ntabwo ari nko kugira ngo buriya inshuti uhite uyikuraho ako kanya, ahubwo ni byiza ko ugenda uyikuraho gake gake kugeza ikuviriye mu buzima. Hari inshuti zitumunga ugasanga iterambere ryacu riragenda ricumbagira kubera izo nshuti. Wamwitabaza mu bintu runaka ntakwitabe, wowe yakwitabaza ukajya ukamwitaba. Ubwo rero ngiye guhera ku nshuti ya mbere udakwiye kuba ufite mu buzima bwawe rwose, udakwiye kuba ufite mu buzima bwawe. Inshuti y'inyaryenge cyangwa se y'incakura. Iyi nshuti ni yindi ikwigiraho umwana mwiza. Mbese mwaba muri kumwe agakwereka ko ari umwana mwiza rwose, imbere yawe akaza arakwereka ko ari marayika yigendera, ariko aho utari igaca igikuba, akakuvuga, akakugambanira, akagira ubuwe. Impamvu inshuti udakwiye kuba uri kumwe nayo ni uko akenshi itagira ukuri, irakubeshya. Ibyo ikubwiye byose nyine nk'inyaryenge cyangwa se nk'incakura, ibyo ikubwiye byose irakubeshya, ntabwo ijya ikubwiza ukuri. Ndetse kubera ko iba ari incakura imbere yawe, yagira hirya ikakuvugamo nabi cyangwa se ikakuvugaho amagambo mabi, 90% ashobora kuba yakwangiza izina ryawe, kubera ko iyo ageze aho utari akuvuga nabi, akakuvugaho ibintu bibi. Akenshi aha ngaha akunda gukoresha amakuru yawe. Niba hari amakuru wamubwiye akagenda akayakoresha nabi ku bw'inyungu ze zo kugusebya cyangwa se zo kuguharabika. Nucunga neza iyi nshuti ugasanga urayifite, iyi nshuti ni icyo gihe cyo kugira ngo uyirekure ikuvire mu buzima, uyirekure igende. Inshuti ya kabiri ni inshuti igushora mu byaha cyangwa se gushora mu bintu bibi cyangwa se gushora mu ngeso mbi. Wowe ukaba ufite umurongo, ariko ukaba watandukira ku murongo wihaye cyangwa se ku ntego wihaye kubera iyo nshuti. Iyo nshuti nicyo gihe cyangwa se nicyo gihe cyiza cyo kuyireka, ukayireka ikagenda igakomeza ubuzima bwayo. Iyi nshuti nta kindi bizakugezaho usibye kugukururira akaga. Ugasanga inshuti igushishikariza, wenda ni urugero, igushishikariza kwiba, igushishikariza gusambana, igushishikariza guhuguza, igushishikariza utwaha twinshi cyangwa se udukosa twinshi. Ukabona ni inshuti ivuga ngo ikora ibi ngibi nta kibazo, inywa itabi nta kibazo. Wenda niba uri n'umukobwa avuga ati kuki wagiye gusura sheri wawe ntumuhe, cyangwa se kuki wasuye umuhungu runaka ntumuhe. Oya, iyo nshuti ntabwo ari inshuti nzima. Nicyo gihe ugezemo cyo kugira ngo iyo nshuti utandukane nayo, kuko akenshi bene izi nshuti zituma ubuzima bwawe bwangirika, bukisanga mu kaga ndetse no mu kangaratete. Niyo mpamvu numara kubona ko inshuti mubana cyangwa se inshuti ufite itagushora mu byiza, ahubwo usanga ibibi byinshi cyangwa se byose uri kwisangamo, ugasanga niyo nyirabayazana. Yagiye kugira inama, ugasanga inama yakugiriye ni inama yo kukuroha. Ugasanga mu buzima mumaranye cyangwa se mu buzima mu gihe cyose mumaranye, nta kintu kizima yigeze akubwira. Urumva iyi nshuti, ugasanga nta kintu na kimwe yigeze akubwira gifite umumaro. Byose ntibyagiye bigukururira ibyago gusa. Iyi nshuti nicyo gihe kugira ngo uyireke, kuko nutayireka, niba aho bigeze itaragushira mu byago, nutayireka izagushira mu byago ndetse igukururire n'ibibazo. Indi nshuti ya gatatu ukwiye kwirinda muri ubu buzima
pe, ni inshuti yikunda. Niba ukunda, mbese niba ufite, ntabwo ari gukundana abenshi twe twumva ko ari urukundo rusanzwe rw'abantu bakundana. Oya, ni inshuti isanzwe. Ishobora kuba ari inshuti y'umuhungu cyangwa se y'umukobwa, cyangwa ikaba ari inshuti y'umugabo cyangwa se y'umugore, anevano, biterwa. Iyi nshuti rero, inshuti yikunda, niba uyifite uzi neza ko iyo nshuti ufite yikunda, nicyo gihe cyiza. Ukimara kumva iki kiganiro, nicyo gihe cyiza cyo guhita utandukana n'iyi nshuti. Ibitari ibyo ngibyo izagukurura ibyago. Gute rero? Inshuti yikunda akenshi iyo witegereje aba wenda nta mafaranga afite, akakubwira ati nguza amafaranga, ukayamuguza. Yaba ayafite wowe ntayo ufite uyakeneye, ukamubwira uti nguza amafaranga, ati ntayo mfite. Urumva icyo kintu? Yaba yagiye nk'ahantu akabona nk'akantu keza, akakubwira ati mbonye hano akantu keza, akigurira nawe akakugurira. Ariko wowe ntakurebere icyiza nk'uko nawe yagize ute, yirebere icyiza muri bya bindi agiye kugura. Urumva ko harimo iki? Harimo kwikunda. Mbese inshuti ikurura yishira, itumva ko nawe hari inyungu wagira mu bintu runaka mwahuriyemo, cyangwa se ibintu runaka. Mbese akumva ko akeza kose ari ake. Iyo nshuti nicyo gihe kugira ngo ugire ute, uyireke. Kuko nutayireka nta terambere uzageraho, izatuma nta terambere na rimwe ugeraho. Nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo iyi nshuti utandukane nayo, babe na bwiza. Kuko akenshi niyo ukeneye ubufasha, iyi nshuti iraguhunga. Igihe cy'ubufasha cyamara kurangira, ukongera ukayibona ikaza imeze neza kugira ngo mwongere mu kominikasiyo yanyu yongere iboneke. Iyi nshuti rero ugomba kugira ute, ugomba kuyihunga. Kuko akenshi uba usanga ihora nifuza ko wayifasha. Urumva icyo kintu? Ariko yo ntigufashe. Already yikatire direct. Iyi nshuti yikatire. Kuko nutayikatira uzashiduka n'ibyo wari utunze byose yari bikumozeho mu buryo utakekaga. Kuko niyo ugeze no mu bibazo byitwa ngo wifite ari inshuti magara, wisanga mu bibazo bihagazemo wenyine, yamaze kukwitarura kare, ikagaruka ari uko birangiye. Iyo nshuti ni nyamwigendaho. Kumva ko mutahagarana mu kibazo, ahubwo kumva ko yagaruka ariko ikibazo kirangiye. Iyo nshuti yikatire hakiri kare. Indi nshuti ya kane tudatinze, ni inshuti igushinyagurira. Waba uri mu kibazo akagushinyagurira kugira ngo agufate mu mugongo. Hagira nk'akayereri kakubaho cyangwa se nk'akantu k'agakosa kakubaho, akagushinyagurira, mbese nyine ukabona mbese ari kugutesha agaciro. Nyine ukabona ntabwo agushyigikiye cyangwa se ngo ubone ko ahagaze mu ruhande rwawe, akahagararanye nawe mu ruhande rwawe. Iyi nshuti nicyo gihe ngo ugire ute, uyikatire, uyireke, uyibiswe, uyive iruhande. Ibitari ibyo ngibyo, ndakubwiza ukuri, nta terambere uzagira kumwe n'inshuti. Kuko niba wenda urabizi, baravuga ngo nta mugabo upfa adasebye. Uwo mugabo ukunda kuvugwa. Niba usebye gatoya ufite inshuti, aho kugira ngo ize kubwira ngo pole cyangwa se kwihanganishe, ikaza nayo iri kukunyega, iyo nshuti nta mumaro wayo. Kandi tuzi ko ubundi akenshi inshuti nubwo itagushyigikira mu makosa, ariko ikunda guhagararana nawe, ikavuga ati ibi bintu wakoze ntabwo ari byo, ariko ihangane utazabyongera. Ariko nawe afatanyije n'abari kukunyega. Iyo nshuti yireke, iyo ntabwo ari inshuti. Ubundi inshuti ihagararana nawe mu bibazo no mu makosa, irakudefanda. Inshuti irakudefanda no mu makosa. Umuntu utakudefanda rero ugasanga ari kuguteragirana nawe, nyine ukabona ntabwo bimufasha, nyine arimo aragucira urubanza. Iyo nshuti yireke. Inshuti ubundi irakuburanira, ikakudefanda. Mwamara kuva muri icyo kibazo, nyuma ikaza kuvuga ati hari abakoze amakosa, ariko ikibazo wagize uteho kivuyemo,
ariko igihe utarakivamo ikakunyega ikakugira ubuhe, iyo ntabwo ari inshuti, yireke. Tugeze ku nshuti ya gatanu ariyo ya nyuma ukwiriye kwirinda, ukayirinda pe, ukayirinda. Iyo ni ukuyirinda inshuti ikubona mu mahirwe, cyangwa se ikubonamo nk'inyungu, inshuti igushakamo inyungu gusa, iyo nshuti yikatire. Ugasanga umuntu wenda ni urugero ukunda kugira ibiraka ugaha abandi akazi, uwo muntu akaba inshuti yawe igihe wamuhaye akazi, igihe nta kazi wamuhaye akaba atari inshuti yawe, iyo nshuti yikatire. Cyangwa se umuntu akaba ari inshuti yawe igihe hari icyo agushakaho cyangwa se hari icyo ari buze kubonaho. Urumva icyo kintu? Nk'urugero ugasanga wenda uri nk'umugabo, umuntu akaba inshuti yawe kubera ko azi ko umugurira icupa, umugurira icyo kunywa, ukamumenyera ipure ya saa sita, waba utakibimuha ukabona yakwitaruye cyangwa se yagiye kure yawe. Iyo ntabwo iba ari inshuti, iyo ni inshuti ya bizinesi, ni ngo ya profit cyangwa se inyungu. Inshuti y'inyungu, inshuti y'inyungu ni ngo ni inyungu ari buze kukubonamo. Uwo muntu rero mu inshuti hari icyo ari buze kukuraho, cyangwa se hari n'inyungu ari buze kukubonamo, cyangwa se hari indi profit ari buze guprofitamo. Iyo nshuti yireke. Iyo ngiyo kuko umugeze no mu byago kugira ngo igutabare, ni uko yavuga ngo uranyishyura, cyangwa se ikiguzi cy'ibi bintu ngiye gukorera ni iki. Iyo nshuti yireke, yireke rwose, ntutinde. Iyo nshuti yihorere wigendere, kuko akenshi ibikubona nk'aho uri igikoresho. Bati niba wenda muri inshuti kubera ko hari nka bitanda agukuraho, uri igikoresho cyo kugira ngo abone ayo mafaranga. Niba muri inshuti kugira ngo uze uramuhe ibyishimo byo mu buriri, uri igikoresho cy'ibyishimo, ntabwo ari inshuti yawe. Ndavuga ubwo aho ngaho mvuze ku nshuti, ku bantu bagira inshuti ziri akonterere cyangwa se zidahuje. Ukaba uri umukobwa ukaba ufite inshuti y'umuhungu, ukaba uri umuhungu ukaba ufite inshuti y'umukobwa. Niba uwo mukobwa w'inshuti yawe apana sherewe cyangwa se umukunzi wawe, niba ari inshuti yawe akaba aba inshuti yawe igihe wahembwe, iyo nshuti yireke. Iyo ngiyo izagukenesha, uba uri igikoresho cyo kugira ngo abone amafaranga. Kuko igihe bya bindi cyangwa se ya nyungu yakubonagamo itakiboneka, azigendera. So biba ari byiza kugira ngo ufunguke amaso hakiri kare, ubashe kugira ute, ubashe kumureka. Umuntu ugutegerezamo inyungu rwose mugakundana mukaba inshuti ari uko hari inyungu ari buze gukuramo, iyo nshuti urayireka ikagenda kuko nta mumaro iba ikigufitiye. Kuko iyo bigeze mu bihe bikomeye, kuko n'ubundi mukundana ari uko hari icyo agutezemo, iyo bigeze mu bihe bikomeye arakwiguruka akagenda, ukavuga ngo nta kindi kintu ari bugukureho, ntacyo. So ibyo byari ibintu bitanu cyangwa se zari inshuti eshanu udakwiye gutunga mu buzima bwawe niba utegereje iterambere cyangwa se ukeneye iterambere n'icyerekezo cyiza. Izi nshuti ko ari eshanu, zirinde kandi unazirwanye. Ndabakunda cyane, mukore subscribe mukandike no kunzogera